Ibihe byiza abakunzi ba Torotoro. Yewe ubasuhuza nitwa Niyoyita Jonathan, nkaba ndi umwarimu muri Rwanda Polytechnic IPRC Huye. Uyu munsi tugiye kurebera hamwe iyi mashini mpagazeho iruhande uko bayitwara. Mbere na mbere iyi mashini bayita Power Tiller. Power Tiller ni commercial name cyangwa se ni izina ryo gucuruza, ariko ubundi muri rusange ni single axle tractor cyangwa se ni torotoro ifite umutambiko umwe hariya mureba ku mapine. Bivuze ngo hariya ni umutambiko umwe. Uko bayitwara rero ni ibintu byoroshye cyane buri wese yashobora, ariko icya mbere ni ukumenya uko bayobora cyangwa se nuko bayicana. Ubundi ko bayicana hari uburyo bubiri. Hari uburyo dukoresha urufunguzo dushobora gushyiramo hano kugira ngo tuyatse neza, ariko hari n'uburyo dushobora gukoresha urufunguzo rw'intoki ari rwo rw'urunguru. Ikiba gisabwa rero ni ukugira gute? Ni ukuza kuri moteri ugakaraga, warangiza ugashyiramo ibikenewe byose. Turebye rero uburyo umuntu yatsa Power Tiller. Ibyo nababwiraga ugomba gutunganya neza ni ibintu biri kuri kino gice. Bivuze ngo duhereye aha ngaha murabona uno mukono. Bivuze ngo uno mukono buno uri muri parking brake cyangwa se ni feri yo guhagarara igihe kirekire. Iyi ngiyi rero iyo uyigije mbere hano ni muri embrayage. Ni hahandi ushyira kugira ngo uhindure amavitensi. Vitesi rero nazo zifite umukono wazo. Vitesi uyu mukono ni w'amavitensi. Hari vitesi ya mbere ukamanuka ugashyira mu ya kabiri ukagira iya gatatu, ariko hano ni vitesi zigenda gakeya cyane muri low. Bivuze ngo iyo ushaka gushyira no muri high urumva ni vitesi noneho zihuta cyane. Icyo ukora gusa ni ugukurura. Urabona ko ndagakuriye. Bivuze ngo hano nakwihuta cyane. Subije muri imbere, bivuze ngo hano twasubiye hehe muri low. Uretse izo vitesi eshatu igira na reverse, gukira gute gusubira inyuma. Ibi ngibi rero nabyo ubikora, ariko iyi levier hano iri muri embrayage. Iyo ushaka kugenda rero iyi ngiyi ushyira muri vitesi yawe nk'ituvuge nk'iya mbere, hanyuma ukarekura ukagenda. Iyo wenda guhagarara urongera ukaza ugasubiza muri embrayage, ugapangura ugashyira muri neutral position, hanyuma ukongera ugafata ya feri y'igihe kirekire cyangwa se parking brake. Ndumva ari ibyo ngibyo, hanyuma ngiye kubereka uburyo noneho tuyitwara nta kibazo. Mu kuyobora rero nanone mbyongeyeho nuko hari imikono idufasha kuyobora. Nk'uyu mukono iyo ushaka gukata ibumoso bwawe urawukanda ukawuheza. Bivuze ngo ubukase hehe? Ibumoso. Iyo ushaka gukata iburyo hari undi mukono uri aha ngaha, naho uragenda ukawukanda ukabukase iburyo bwawe. Ariko iyo uri ahantu hamanuka hadafite ubuhaname bukabije cyane, aha ngaha iyo ushaka gukata iburyo ufata hehe? Uyu mukono w'ibumoso. Washaka gukata ibumoso ugafata umukono w'iburyo. Hano byumvikane ko iyo uri ahantu hamanuka hadafite ubuhaname bukabije cyane nuko bigenza. Ariko nanone iyo uri kumanuka ahantu hahanamye cyane, biba byiza iyo umanutse muri reverse cyangwa se ikinyuma na ya leve yacu twabonye, kugira ngo iriya biro by'imbere bitagira gute bidatuma imashini yawe ikuzamura hejuru.